Aba baturage batujwe mu mudugudu wa Bahimba mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu bavuga ko kuri ubu nta vuriro bagira kuko iryo bari barahawe mu rwego rwo kubafasha kwivuriza bugufi ryagizwe ibiro by'umurenge nyuma y'uko inyubako umurenge wakoreragamo zibasuwe n'ibiza. None twari dufite akavuriro hano ku murenge, ubwo rero ivuriro riza guhinduka umurenge barawimura. Ahantu ho twivuriza nangaho muri Kanama kandi hafashwe urugendo runini ku buryo umuntu ashobora kuremba yaremba kugira ngo azajye gushakisha ingobyi yo kumureka kugira ngo bazamugeze aho ngaho ukabona ari ibibazo. Urabona kuva hano kugera Mahoko iyo umurwayi arwaye nk'abakecuru badashoboye kugenda ni ikibazo kubera ko gufata moto irakujyana guca amafaranga 1000 kugaruka ni 1000 kandi ahantu bafite aho kuyakorera urumva ni ikibazo. Aba baturage bavuga ko kutagira ivuriro hafi byatangiye kubagiraho ingaruka ngo kubera ko kubona amafaranga 1000 yo gutega moto ku murwayi ndetse n'umurwaza ari ikibazo, bityo bagasaba ubuyobozi kubafasha bagasubirana ivuriro ryabo. Icyifuzo dushaka niko bakongera kugira ngo kurengera abakecuru abasaza batishoboye bakatwongera bakatwegereza ivuriro hano uko byari bisanzwe mbere. Urabona bese ni ibibazo kuba urwaye nijoro iyo ufite nk'abantu b'abatabazi bagomba kugutabara nuko nyine barahuruza bakagutwara mu maboko cyangwa mu ngobyi kugira ngo bapfuye ko nabo barabyarira kuri sebeye. Baramushorera n'amaguru yagera kuri sebeya akabyara. Iyo poste de santé ibonetse nguko yari isanzwe ihari byafasha buri wese kugera kwa muganga ku buryo bwihuse. Umuyobozi w'umusigire w'umurenge wa Nyundo Diogene Kagina yabwiye ibitangazamakuru bya Flash ko nta gahunda bafite yo gusubiza abaturage inyubako ahubwo ko bakwihangana bagategereza ingengo y'imari y'umwaka utaha ubwo bazaba bararangije kubaka ibiro by'umurenge bakabona gusubizwa iri vuriro. Ibiro by'umurenge bizubaka umwaka utaha, urumva nta muri umwaka w'ingengo y'imari 2024 nibwo bundi guhera mu kwezi kwa 7 numva ntabwo bizaba birambiranye ku buryo tuzabona aho dukorera kandi bari gushakisha ikibanza hafi hagati mu baturage kugira ngo byibuze abakozi babone inyubako ikwiriye gukoreramo. Hagati ubwo abaturage babihanganiye izo ngendo nta kundi, niyo mpamvu tubaba hafi turabihanganisha turabisangira babyihanganire natwe twese kugira ngo mu gihe tuzaba tubonye inyubako ikwiriye abaturage bazahabwa serivisi. Ubusanzwe bimwe mu bigize imidugudu y'icyitegererezo harimo kwegerezwa ibikorwa remezo birimo amazi meza, umuriro w'amashanyarazi, ivuriro, amashuri n'ibindi. Mu gihe aba baturage batujwe muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Bahimba bagizwe n'imiryango 48 baba bakomeje kubura aho bivuriza, byaba ari kimwe mu bisubiza inyuma imibereho yabo by'umwihariko mu buzima kuko badashobora kwitabira gahunda z'ubuzima n'ubuvuzi uko bikwiye dore ko nta hantu batujwe ari mu cyaro. Rafiki Kabenga, Flash FM mu karere ka Rubavu.